mwicare mbere ku buryo tugiye gusenga twicaye. Haleluya. Ushobora gusenga uhagaze cyangwa wicaye, byose birashoboka. Reka mbere ku bundi buryo tugiye kubikoramo. Hari zaburi y'igitangaza, zaburi ya 16, igira imirongo 11 gusa. Niyo zaburi ni zaburi yavugaga ibya Yesu, yahanuraga ibya Kristo Yesu byo gupfa no kuzuka kwe, hanyuma agahishuramo ibintu bikomeye. Nibwira ko dukwiye kubikorera justice dufashe umwanya uhagije wo kubisobanura. Muri iyo zaburi ku murongo wa 11 Dawudi avuga ibintu bikomeye. Muri ibyo binavuga, avuga iby'umunezero uhoraho uba mu kubaho kw'Imana, in your presence. Avuga ngo mu kubaho kwawe hahora ibyishimo bidashira, donc umunezero uhoraho. Noneho mu kuvuga iby'uwo munezero uhoraho harimo byinshi byihishe, kuko ubuhanuzi bwo Dawidi yazanye buvuga kuri Kristo Yesu. Iyo biri connected kuri Kristo Yesu duhita tubona ahazaza n'ibizaza n'uko ibintu bizagenda. Ariko hari ishurwa rikomeye yari yagize muri icyo gice cya 16, urumva ko kiri linked kuri Kristo Yesu. So kuri uwo murongo wa 11 rero hari byinshi nzabivugaho, numva ubu ngubu ntari capable kubisobanura. But ikiranga Imana ni ubuzima buhora bwishimye. Alright, Imana ni ubuzima. Ndi kwanga kuvuga ko ari ikinyabuzima, ndi kuvuga ni ubuzima buhora bwishimye. Now abantu ntibayimenye gutyo, abantu bayimenye ukundi, kandi ibyo bidistortinga ishusho yayo na kamere yayo, bitugiraho ingaruka, kuko uburyo tuzimo Imana bidefinisa abo turibo, bisobanura abo turibo. Urumva niba tuyizi nabi, natwe twimenya nabi tukabaho nabi. Iyo tuyimenye neza, twimenya neza tukabaho neza. So ni logique. Ni muri urwo rwego rero dukwiye kuyimenya nk'Imana mu butatu bwayo ihora yishimye. Afite nta byishimo bibaho, benshi n'uturana bisogongeraho. Hari abatangiye kubisogongeraho za ecstasis, ama experience yaho usa naho ibyo Paul avuga was quote, ndabisobanura mu kanya mu ijoro rya gatatu. Is ni consistency ya joy. Alright, and ibyo bintu bifite aho bihuriye no kuzahoraho. Alright, kubera icyo bidukoramo mu mubiri. Again biri kuri uwo murongo wa 11. So abantu ntabwo baramenya ko Imana yishimiye kuducirisha ubupfu bw'ibibwirizwa. Ubwo kandi si uko ari ubupfu, ahubwo mu maso y'abantu batiza ko ari ubupfu. Urugero, ibyishimo bihoraho, kwishima iminsi yose, byasa nk'aho ari ubupfu. Alright, kuko ntibimaking a sense. Wishima ute buri munsi? Ugomba kugira aho ubabara ukishima ibintu nk'ibyo. Ibyo nibyo bise norm y'ubuzima, ariko ubwo ntabwo ari ubuzima buri normal kubava hejuru. Twebwe rero bibiva hejuru, ni kuvuga twabavuye hejuru, kuko wavutse ubwa kabiri abavukiye hejuru. So we came from above. Alright, isi nirakubona ariko izakubona. Alright, amen. Izakubona, ni nacyo ngo yishimiye kuzahishurwa kwabo bana b'Imana ari bo mwebwe. Now twe rero tuvaho duhita tuvumbura ko ijuru ni ahantu bahora bishimye, ni ikirere cy'ibyishimo. Now kimwe mu byo dukora, tuzana as much heaven as we can, kuzana ijuru ryose rishoboka tukarisangiza isi. Alright, so ni umurimo wacu. Now ari uburyo nari mbabwiye tugiye gusengamo bworoheje, ariko nubivumbura uraza gusanga utazavunika. Nubicakira ntabwo uzongera kuvunika uburyo winjira mu buryo bw'umwuka. Now icyambere, uri umwe n'Imana. Alright, icyo gishyire mu mutima, uri umwe n'Imana. Ubu tuvuga uri umwe nawe ku buryo nta bundi bumwe bushoboka butari ubwo ufite. Alright, nta bundi bushoboka.
ariko ndakwereka icyo dukora. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, ubu tuvugana wicaye mu butatu, alright, muri Trinity, muri Data, Umwana, Umwuka Wera. So uri mu mwana, alright, muri ubwo butatu. So uri guparticipa, urimo nonaha. Nawe urabizi ko ruruta ibyo twiyumvamo n'ibyo, kuba utabyiyumvamo ibyo ntacyo bivuze. Uko niko kuri. Nawe aho uri niho abantu benshi bifuza kujya, nyamara uriyo nonaha. Icyo tutakoze, ntabwo twabimenye ngo tugumeyo. Ugumayo ute rero? Ugumayo muri consciousness, muri conscience yawe, aho uyiraising, uyizamura kugira ngo we ubeyo. Alright, nta bundi buryo wabikora rero uretse kwibwira kuriyo. Alright, nta yindi maji uretse kwibwira. Nawe ndagira ngo nkore iki ngiki twese tugiye kugikora. Ni winjiza umwuka imbere muri wowe, breathing in, alright, wibwire mu bitekerezo byawe yuko you are in me, uri muri jewe, alright. Nusohora umwuka wawe uvuge I am in you, nanjye ndi muri wowe. Kuko icyo ugiye gukora babyita to raise your consciousness, gukangurira wowe kubaho hantu uri, ngo bize kurenga icyo uri kubitekerezaho, ahubwo uze kumva ibyiyumviro. You feel it, don't think it. Alright? And you'll be shocked. Ushobora kuba shocked ko iyi ni uburyo duhita tujya mu mwuka. I'm telling you. Now, biri so simple ku buryo ushobora kuvuga oya, ntabanje kwiyeza. Well, nyine urabyumva ko wabanje kwemera kutera, ugomba gushaka uburyo wiyeza, kandi wumve n'uburyo bitangaje kwiyeza. We nta kwezi, kwiyeza. So ni wowe ushaka kwiyeza kandi yarakwejeje. So ni ikibazo gikomeye. Ndi kubabwira ngo kuko ibi bintu tutabimenye byatubitsa ahantu imyaka n'imyaka myinshi. Ahazaza h'ikiremwa muntu ibintu byose bya mbere bigiye gusenyuka, nyine abantu bazavumbura ko bidakora kandi ko bitariho. Noneho abantu batahure ko hari igisumba ibyo babayemo igihe kinini, kandi bazavumbura simplicity yo ya Kristo. Alright? So ngiye kubasaba ngo ugire iyo consciousness, wibuke uri muri we, sibyo? Nawe ari muri wowe. So ntubigire intambara. Urahumeka igihe uri ku breathinga, nk'uko nuri ko twaririmbye, ikirere cyahindutse ruwaci, nakuvuga ni umwuka w'Imana uri gutembera hano. Don't be conscious y'ikibi. Ibyo bintu itorero rizabikira. I know. Aho tuzezwaho ikizinga n'umunkanyari niho turi kugana, kandi ijambo ry'Imana niryo ritweza. Bivuga ngo wishurirwa Kristo Yesu kugenda kudutunganya. Agasongero ko kwezwa naka transformation yuzuye tuzayibona muri transfiguration. Ubwo bivuze ngo transfiguration muri kubyumva, transfiguration naho ibintu bitakiri imbere biri inyuma, aho n'imyenda yawe yera. Alright, nk'uko byari biri kuri Yesu kuri wa musozi wo guhindukirwaho. Imagine ko bitangirira imbere and then bikakwambara. Nta kindi gikomeye gihari. Ndikubabwira ibi ndabizi church muri rusange zabikakinga haza. Iyo you've been in the future, waragiye ahazaza, ari igihe uba misunderstood, ntibakumva kubera ko batarahaza. Ariko ikintu gitangaje, nyuma y'imyaka ingahe batangira kujya bakakinga, turi kumva noneho ibyo wajyaga uvuga. So church ntagize nifite amaso, abantu benshi bafite amaso yo kureba, ntibazi gutandukanya ukuri n'ikinyoma. Alright, ibyo batumva byose babyita ikinyoma, aho batarenga bumva hatabaho. Uzanye urwego rwisumbuyeho bahita bavuga bati ntibishoboka kuki ari uyu, mbega bumva ari bo ba custodians y'ubwiru bwose bw'Imana. Alright, Imana kumbi yarabagerageje ishaka kubatwara ku rundi rwego, ikabona bari kunanirana, hanyuma igahagurutsa abandi, noneho bakarakara. Nuko bigenda, ibibazo bikavuka, bakatangira babirwanya, ama movements yose nuko byagenze. Bangenda shaka wumve, relax yourself. Ndagira ngo relax, kuko in his presence iki ni ikintu gikomeye. Hari ikintu abera ndi gushaka ko dukora nyine muri iyi minota.
hari ikintu tutazi icyo bita to delight in his presence, kwishimira gusa kuba in his presence, kuba mu kubaho kwe. Icyo kintu cyitwa kwishimira ko ntacyo uri gukora, kuko ushobora kuvuga ngo hanyuma nkora iki, ntacyo. You do nothing, you rest in him. Uruhukira muri we, you allow, ukemerera iyo uko kubaho kwe kose kukinjira mu bikugize byose, to permeate inside you. Nta kintu uri kurwana nacyo, nturi gutekereza ibibi, uri gutekereza ubwiza bwe. Niho urarega, kandi ibi ntabwo uhari kuko waje hano, uhari nunava hano. Ubu hari niyo uri mu rugo, niyo uri muri za zagarazagara nyinshi, burya uba urimo, ni ukubera ko consciousness yawe iba itari tayari ako kanya, burya uba uhari. So iki ni cyo dukeneye kwitoza. So nuhumeka winjiza umwuka mwinshi imbere, uribwira ndi muri we, kuko urumva ndi muri we. Hanyuma nusohora umwuka hanze, ari muri iki, ari muri iki, hanyuma ndi muri we. Wumve ndi muri we bihoraho, ako kajambo ukarenzeho permanently, bihoraho. Alright, utumva ko ari iby'uyu munsi mu kanya ngo nituva hano ngo uraba uvuye muri we. Oya, you see, you are the church, uri itorero. You, wowe nk'individu uri eglise, wowe ekeresia. A church, you are the church, uri itorero, uri n'inzu y'Imana. Right, uri urusengero. Ekeresia ryari itsinda riruta aba ekonomisite b'ibihugu bishyiraga hamwe kugira ngo batekereze ahazaza h'ibihugu bigendeye ku butungo. Ryari itsinda ryitaruye ritandukanye n'ingabo zabaga ziyobora ibihugu. Ryari itsinda ritandukanye n'abanyapolitiki, ko ntago ryari political. Iryo tsinda ryari itsinda ryihariye riri hejuru y'ayo matsinda yose ategeka ubwami, niryo ryitwaga ekereziya. Imagine ko Yesu yanze kutwita abantu basanzwe, aratubwira ngo turi itorero, ngo mwebwe ntimuri muri ayo matsinda, muri muri ekereziya. Tuyite akanama njyanama ko ku rwego rwo hejuru gategeka ibindi bikorwa byose bikorerwa mu gihugu. Tekereza ngo nicyo ricyo ekereziya. Ntabwo yatwise abantu basanzwe, yatwise itorero. Itorero riri hafi guhishurwa, sibyo? Guhishurwa kwaryo ni ukwimenya, ni ukwimenya neza. Alright, so ndashaka rero gukora ibyo. Uri itorero, uri itorero. You see, uko uri itorero, turi itorero, twese twishyize hamwe, ni naka kubona as an individual nanone nk'itorero. So wowe nka uri itorero, kandi twese hamwe turi itorero. So the mystery ya corporate union, corporate oneness, aho twese tuba ingingo zimwe ku mubiri umwe. Alright, ariko kameme n'urwo rugingo ni ruzima. Urugingo rwose araruvaluinga, aruha agaciro ku giti cyaro, kandi agaha agaciro umubiri wose. Ibi kandi niba utabyumva, humura nta hazaza h'ikiremwa muntu, nawe nzahishura the future of humanity. N'iyindi end, irindi herezo ritari rimwumvishije imyaka myinshi. There is another end, kuko ibi bategereje ntibizaba, muzabibona, hazaba ibindi. Now I want you to breathe in Christ. Breathing, uhumeke wunjiza umwuka, uvuga ngo uri muri iki, hanyuma nusohora undi mwuka uvuge nanjye ndi muri wowe, kuko uko niko kuri. Alright, icyo gihe bazamenya ko ndi muri bo, nabo nanjye ko ndi muri bo, ko ndi muri wowe, nawe ukaba muri njye, nabo bakaba muri iki icyo gihe. So ni muri Yohana igice cya 17 guhera ku murongo 20, 21, 22. So you are practicing the truth. Uri gupratika ukuri. Ukuri rero uburyo bagupratika benshi ko batakumva neza, bazi ko bigoye, ariko ntibigoye, biroroshye ndetse cyane. Alright, urinjiza umwuka mwinshi ushoboka. Alright, hanyuma uvuga yuko uri muri we, urabyiyongorera. If you can close your eyes kugira ngo utabaderanje ni bihita n'abagenda, it's much better. Ushoboye guhumiriza kugira ngo ubikore witonze. Hanyuma turabikora rimwe, tubikore kabiri, tubikore gatatu. Wowe uze kumva ukuri kwiyumva, uratangazwa n'uburyo urahita wumva winjiye mu isi y'ikiruhuko. Hanyuma ndababwira iby'icyo kiruhuko. Alright, so shobora kuvuga rimwe, kabiri, gatatu, winjiza umwuka. Ushobora kuwusohora, ndi muri we.
by'iteka ryose. Ushobora kongera kwinjiza umwuka uvuga ko ari muri wowe, wawusohora nanone. Uri muri we by'iteka ryose. Ku nshuro ya gatatu, breathe in. Nanone hanze. Uri muri wowe by'iteka ryose. Inshuro yindi, breathe in. Ubwo hinjira ikirere cy'ubumana niho uri. Remember, uri mu ijoro mu buryo bw'umwuka. And then breathe out. Thank you, Lord. Now guma aho ngaho for a moment. Uri muri we nawe ari muri wowe. Uri muri wowe nawe ari muri wowe. Aho ntabwo ari iherezo, niho duhera. Ndagira ngo uhicare kwanza kugira ngo tuhahere. Thank you, Lord. Asalobo shatolo barada basata kada barama satala. Ashatala baraba satolo bashatala bashata kada basata. Ashodoro basatala barasete kededededede shatala basata. Shatolo boraba satala barashoto hosahata bara. Mazumindukira irembo ryiza ry'ikiruhuko ntuyemo. Mazumindukira irembo ryiza ry'ikiruhuko ntuyemo. Mazumindukira irembo ryiza ry'ikiruhuko n'umubiri wawe uruhuke, amarangamutima yawe aruhuke. Wewe relax and rest in him. Uruhukire muri we, niwe kiruhuko cyonyine dufite. Uko mazumindukira irembo ryiza ry'ikiruhuko. Mazumindukira irembo ry'ikiruhuko ntuyemo. Maze umindukira irembo ryiza isi y'ikiruhuko. Wowe mazumindukira irembo ryiza Mashata habosh. Mazumindukira irembo ryiza. Oh, shatalaba shatalaba. Narutse
nguwe neza, umutima wanjye wuzuye ibyishimo, iyo tuvuze ku kiruhuko gihita cyuzura hano hantu. Turi muri icyo kiruhuko, isabato y'ukuri niwe Kristo Yesu yashaka ko biba ikiruta umunsi. Isabato si umunsi, ni ubuzima, ni ikirere, ni imibereho, ni experience y'ubumana. Uburuhukiro bw'ukuri muri Yesu wonyine naruhutse, naruhutse nguwe neza, umutima wanjye wuzuye ibyishimo, Come on, ruhukira muri we. Narutse, narutse uwe neza, umutima wawe wuzure alabosha. Ntabwo ari wowe umunezeza, niwe soko y'umunezero wawe. Niwe upfupfunyukamo kunezerwa, bikumerere nk'amazi akiza. Alalosh nazatola bala alababa shatala balaba sharado shatala bababosh. Jewe ndaruhutse, come on. Precious Jesus, precious Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord.
n'aha hejuru hahari haruta mu gituza cyawe, ahakomeye hahari haruta muri wowe. Oshaharadosha teleboba, ahantu hakomeye hahari, nta bwihisho buhari, nta nzu yindi ikomeye. Urwo rwa rutare twagombaga kubakirwamo, wa mudugudu wavuye hejuru, wa mudugudu tubatswe n'abantu, wa mudugudu wari kwiyubakira igihugu dutuzamo aho turi none. Hari abandi bera bose, hari amaraso, wahashyize amaraso avuga ibyiza, avuga iby'imbabazi, avuga iby'ubuzima bushya. Sahatushe-bata, hari abamarayika, ururembo rwera rwa Siyoni, Yerusalemu nshya yo mu ijuru. We are saint, turazamutse muri twebwe kwicara aho twicaye, turazamutse muri twebwe kwicara aho watwicaje, turazamutse mu myumvire yacu kuba aho wadushyize. We refuse kuba hasi kandi waradushyize ejuru. We sit with you, twicaranye nawe, twicaranye nawe, twimanye nawe. Kosha talaba talanisha tobata, aho niho turi. Kialesa tatama la rota adaga, kandi n'ahandi tuzajya hataraho. Oshipata, iyi nyegamo iragenda ikurwaho, igenda yegerana ngo abo hakurya n'abo hakuno babane, nta tandukaniro rihari. Iyi nyegamo iragenda imirwa buke buke no guhishurirwa umurimo wawe. Masahatora basita, wibyara ubwiru bijya hagaragara mu kuzura kwabyo mu itorero. Keseta lalalosha talaba lela talaba, utwe kuba abanyantege, aho dukiza intege nke, tugakira kurwaragurika, tukakira gusinzira. N'abatubanjirije bafite ibyo byiringiro. Shadalalo sata adaba, kasita labata radoshata mahaterama, aho twese tunywa ku iriba rimwe, isoko y'amazi ahoraho. Mashadalala satalaba zalabo shahata balabota. We pray, oh Lord, asihitana bata w'amaso yacu ahumuke kurushaho 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 kurushaho, ngo ibigaragara bibura agaciro, tubona ibitagaragara bihoraho. Atalasitete babako shahadarabura. Thank you, Lord. Oh, Shetambrada Satabala Baba. Thank you, Lord. Zahatahata, to commune with you. Aho dusabana nawe bihoraho, where your presence is tangible and real to your children. Aho kubaho kwawe gutangira kugendana n'abana bawe, bagoswe imbere n'inyuma kandi babyumva. Oh, sisatera balala, waramubwiye azamuka umwereke natwe. We are sained in our spirits, we are sained in our understanding. Turazamuka mu myumvire yacu, n'imibiri yacu irazamuka. Urwego rwa decay turazamuka twese. Hari ikirere aho ubuzima buvuga gusa, hari ikirere kitazi intege nke, hari ikirere kitazi intege nke, hari urundi rurimi oshatabala rwabo mu ijuru. Kasehelebo shata. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
umwami arimo gukiza. hari ikirere aho ukira, whether you want it or not. hari ikirere cyaho uvurwa. zelele shatula kaya bania rane sitalabaraba oshira tesata, aho umurimo w'abamarayika ukorwa cyane. oshitaraba sitalabana katalaba ezalia toshahabara ayevo shabrate sana. We give you praise, Lord. Oshitetala ayayayayaya wekobata habyutswe kubaho kwawe muri twe, habyutswe kubaho kwawe muri twe. hakanguke uko Yesaya yabihanuye, ngo kanguka kanguka wa kuboko k'Uwiteka we, ngo kanguka uzura imbaraga nk'uko byari biri mu bihe bya kera. yabonaga ukuboko kwawe n'abera bari mu mwanya w'ubutware, ngo kanguka shatata buri spiritual sense ikanguke, buri mpano ibyuke, buri kitwishemo cyose kibyuke. etalaso tabalalatayaba ayayayayayaya sohovahata. Glory to God, glory to your name, Lord, glory to your name forever. Woo! Glory. Let your joy, amariba y'ibyishimo, amariba y'amahoro, amariba y'urukundo, shaadakata baladata baba, amariba kiza koya sehebota. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Lord. turagushimye mwana. Glory to God. sobanukirwa icyazanye umukiza Yesu ndanyurwa. sobanukirwa icyazanye umukiza Yesu ndanyurwa. sobanukirwa icyazanye umukiza Yesu ndanyurwa. sobanukirwa icyazanye umukiza Yesu sobanukirwa icyazanye umukiza Yesu ndanyurwa. nyuzwe n'urukundo nkunda, nyuzwe n'urukundo nkunda wasabye umutima. sobanukirwa icyazanye
namenye neza muri byinshi binegereje byaneye ku bike namenye neza muri byinshi binegereje byaneye ku bike namenye muri byinshi turi kuririmba, we are ministering. Ntabwo turi kuririmba neza cyangwa nabi, turimo dusangira, tugabura iby'umwuka bitumvishwa amatwi, ariko you can tell that something is being administered to you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Urakoze mwami. Turi ibiremwa bishya byaremewe kwamamaza ishimwe ryawe. Tubiremwa bishya bikiri ubwiru kuri twe ubwacu no ku bandi benshi. Turi ibiremwa bishya bitumva neza kugeza ubu icyo kuba ikiremwa gishya bivuze, ariko turi kugenda tubisogongeraho. Turi ibiremwa bishya bitegerejwe hose. Turi ibiremwa bishya byagizwe bishya n'umurimo wawe wuzuye. Turanyuzwe rero bike tumaze kumenya,
biduhishurira byinshi bizaza. Nicyo gituma dutekereza ahazaza h'itorero tugatangara. Ntabwo ari iby'abantu biyumva mu babona, oya, there's something. Ntabwo utsindwa, ntiwigeze utsindwa, n'itorero ryawe ntirizatsindwa. Umubiri wawe ntabwo uzatsindwa kuko uhari kandi uhoraho. Mu izina ryawe Yesu, mu izina ryawe Yesu, mu izina ryawe Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Glory. Intege ije byanteye